The Zoom TV 24. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Zoom TV 24 tukaba turi mu kiganiro cya The Zoom Talk aho tugiye kwibaza niba ese koko birakwiye ko ugirira umukunzi ikizere ku buryo wamwohereza yatunga cyangwa wamwohereza amafoto yawe wambaye ubusa aho mugiye kubana nanjye Ingabire Liliane na Kamikazi na Gaheta. Ese Kamikazi urabyumva gute? Jyewe ko mbyumva ndumva bidakwiye ko wenda hari ababikora bavuga ngo ko kera bakoreshaga kwambara ni inshabure wacu turatu ku bakobwa batari bagira batari bapfundura amabere. So rero mbona kenshi ari cyo bakora bibagamije, ariko nge ntago mbi supporting kuko byari ibya kera ariko ubu hari hundi muco. Byari ibya kera kandi twibuka ko inshabure izo ngizo zari zimeze gutyo zambarwaga n'abantu batari bifashije. Akenshi abamikazi babaga bambaye izigera ku maguru, babaga bikwije, babyambaraga ko nta bushobozi. Ese wowe iyo ubona akenshi uyohereza umukunzi ariko ntabwo ushobora kwemera ko umubyeyi wawe ayireba, ni ukuvuga ngo ni ibintu biguteye isoni, ibintu bitaguhesheje ishema, akenshi ntabwo ari ngombwa ko umukunzi wawe yatunga ifoto yawe wambaye ubusa. Se Gahita nkawe nk'umusore watubwira icyo urabyumva ute sheri wawe aramutse akoresha ifoto yambaye ubusa? Ntabwo tuzisaba ni abasore bazisaba. Reka nkwereke, hari wenda hari nk'ikintu nanone twarebaho, nimba wenda usanzwe uryamana n'umuntu mukora imibonano mpuzabitsina, njye ntekereza ko ari nacyo ahanini biturukaho, kuko nimba usanzwe uryamana n'umuntu akaba akuzi wese nawe amuzi wese, ntekereza ko ariho icyo cyizere kiva, umuntu akumva yuko n'ubundi aranzi, n'ubundi ubwambure bwanjye arabuzi, so kuba yanatunga n'ifoto yanjye nambaye ubusa numva nta kidasanzwe kirimo. Nekereza ko ariho hantu bituruka, kuko none se reka nkubaza, nk'ubu ngubu waba waranze wenda kuryamana na boyfriend wawe, sibyo? Nta gice na kimwe cy'umubiri wawe azi, usibye mu maso abona, usibye ahagaragara wambaye, watinyuka kumuhereza ifoto yawe wambaye ubusa? Oya, ntabwo nabitinyuka. Nekereza yuko aho ngaho niho hantu bituruka, kuko abenshi usanga ari nabo bayabifotorera. None se baba bamaze gukora ibyo bakora, akamufotora yambaye ubusa, amafoto akayabika. Akenshi abahungu mutangira igihe muri gukubwira abakobwa ko mwarakundanye, tisheri yinywera ifoto wambaye ijipo, ibyo bihereye ku ijipo, musisheri ngo none umbabarira ngo uzanyoherereze ifoto basi wambaye nka bikini, atajya no ku mazi yambaye bikini ari mu rugo yifotore aguhereze. Urumva nimwe mutangiza intambara. Ariko n'abakobwa nabo tubifitemo uruhare. Natwe tubifitemo uruhare kuko umukobwa ujya kwemera uhereye ku ijipo bikagenda bizamuka bikagera kuri bucu bikagera aho ku ifoto wambaye ubusa buri mu byongera ubusa buri gusa. Nekereza yuko ni amakosa, kubera yuko buriya ifoto ni ikintu gikomeye cyane mw'abantu. Buriya ifoto buriya wenda tuvuge n'urugero nk'umuntu wenda ikintu cyitwa ifoto nta nubwo kigera kure nk'ijwi, kuko ifoto ni ijwi rishobora kugenda ariko bakajya bumva abantu bashobora kuvuga kimwe. Ijwi ushobora kuryihakana pe, ariko ifoto ntago wayihakana, ntago wavuga ngo uriya si njyewe bafotoye, sibyo? Hari abantu benshi byagiye bibaho, ari nk'abantu wenda babaye nk'abastar, ugasanga hagiye hasohoka nk'amafoto yabo babafotoye kera bambaye ubusa, cyase yabo bifotoje bambaye ubusa, agasohoka mu buryo batagize ute badashaka se, cyangwa batumvaga yuko nyine iyo foto igihe ari se cyangwa yasohoka, sibyo? Nekereza yuko ahubwo nkamwe nk'abakobwa, kuko twe nta kibazo dufite, nese riri umaye agafoto kawe wambaye ubusa cyagize ngo hari ikibazo mfite. Kuko nekereza yuko n'abahungu rega barazohereza, n'abahungu barazohereza, ariko ni bake. Njyewe ndamuzi none umwe hanze mu bastari bari hano hanze, yarifashe yifotora ifoto yambaye ubusa, asaba umukobwa ifoto. Umukobwa noneho nine ni nkuko wabukunda umuhanzi mukajya mu chat bitanze, noneho umuhanzi arangije aramubwiye ngo wambabare ukama ifoto, none yaramukundaga biteye bite ntumbaze. Umukobwa aramubwira ati oya banza umpiyawe. Umva umutipa arayohereza fresh wese yambaye ubusa, none umukobwa nyine arumirwa nyine. Ese ubwo wabigenza ubwo urumva umutipa yarayohereje, umukobwa yahise amukoshana ntayo yamwohereje. Ariko buriya wenda ntawamenya, wasanga box hari icyo yakoze cyase, gusa twebwe uko twabibonye ntayo yamwohereje. Ariko se muri rusange sibyo, nge ku ruhande rwanjye mbona biterwa n'imyumvire y'abantu ibitandukanye.
kuko ntekereza ko nubwo wagirira umuntu icyizere ntago wakumva yuko ari bugutunge wambaye ubusa buri muri telefone ejo mushobora gutandukana mwatandukana akavuga ati nanjye kugira ngo ngusebye reka nze nsohore ya mafoto yawe wambaye ubusa sibyo ubundi mubona ari nk'iki cyatuma uhereza umuntu ifoto yawe wambaye ubusa oya ahubwo nanjye mfite ikibazo nanjye akeneye nibajije banze ubundi reka nkubaze mukundana mute ku buryo mugera kuri urwo rwego njye ni ikibazo ndi kwibaza njye reka nkubwize ukuri umukobwa ubikora cyangwa umuhungu ubikora wese ahari yigaye kuko umuhungu cyangwa umukobwa ni umwana wundi ejo wundi kandi nta n'umwe uba warabyaye undi afite kujya imbere agahura n'undi akaba ariwe akunda kandi nawe yagize yaragushayarinze ubwambure bwe kubureba se utazamubana mu rugo bimaze njyewe icyo numva nawe umva mwabakobwa mwe mwabahungu utangiye kubirakariramo kutangiye kubifata passion oya birababaje ariko uzi gufata telefone y'umuntu nka gutya mwicaye muri kuganira ukajya kubona umukobwa mugenzi wawe araguha ati ndebera nk'aba basore b'ibigori ndebera cyangwa se umutipe nawe akifata ati ndebera aba bakobwa ndebera ngo mwabakobwa mwe ngo muri bazima ngo mufite icyo imagine ugasanga umuntu afite aba ex nka 7 abitsa amafoto yabo bose bambaye ubusa uretse ariko umuntu ugukunda yakemera gutunga ifoto yawe wambaye ubusa cyangwa yakemera kukubona ugukunda nyabyo hari igihe ababona uri mwiza iyo wambaye ubusa ibaza umuntu ugukunda nyabyo apana bya bintu ubungubu bigeze uzweho urukundo rw'abantu batagize icyo bafite kuzageraho nyine ari urukundo rw'uwo munsi nta muntu ugukunda bifuza kubona wambaye ubusa akenshi ashaka no kuvuga ati mana baguhishe mana ntakagira umuntu mbonera umukobwa ikibazo kiri kwakira ifoto kiri kuyitanga bose baragifite bose oya wakira ifoto nta kibazo afite aragifite kuko aba yayisabye ntago umuntu yakifata ngo ahita avuga ngo nkoresha ifoto nambaye ubusa ni ukuvuga ngo hari biba byavuye akenshi uba wayimusabye hari n'igihe umuntu ashobora kuyigusaba ari kuri misiyo yo kugusebya oya ariko hari n'igihe umuntu ashobora kuyigusaba by the way ashaka kugira ngo arebe mu mutwe wawe nyine ibyo byose umuntu ukwaka ifoto wambaye ubusa ntago aba yigusabye kuko ayikeneye wenda aba yabonye uri umuntu uri aho ngaho akavuga ati n'ubundi uyu nguyu seri arayima n'ubundi sibyo ejo umuntu acekinga Instagram account yawe ngasanga hariho amafoto nkangahe wambaye ubusa sibyo nkumva yuko uri buyinyime inbox ahubwo abakobwa bagenzi banjye nuzajya ubona umuhungu agusabye ngiye uko mbyumva gusabye ifoto wambaye ubusa jya utekereze kuki ujye ushyira akabazo kuki nsabye ifoto nambaye ubusa hari uko mfata kugira akenshi ujya kubaza ikintu umuntu bitewe n'uko agubona bitewe n'uko agufata hari ibyo utatinyuka kumbwira wabwira undi ni ukuvuga ngo niba umuhungu ahisemo cyangwa ahisemo mu bantu bose azi agafata icyemezo cyo kubwira ati nyohereza ifoto wambaye ubusa ni ukuri ujye ushyiraho ikibazo uvuge se kuki mbona gutya umenye uburyo uhinduramo n'uburo wumva ko uri umuntu muzima urebe uburyo uhinduramo ubuzima nyine agutwara mu bundi buryo wifuza ko akubona ngiye nkurikije uko mbyumva wa mukobwa umuhungu uzagusaba ifoto wambaye ubusa telefone izafatwa n'undi mukobwa mashini yayishyizemo izarebwa n'undi urumva rero iyubahe we kuyimwoherereza wa muhungu we nawe wakira izo foto cyangwa se nawe uzohereza basibiyasi kuko imbere hacu ntago ari aho kugira gute gushyira ubwambure bwacu hanze kuko nabonye hari n'abahungu basigaye bifotoza ugasanga umva ifoto ziteye isoni cyane ntago bikwiye sibyo oya nubwo abo bakobwa bari kubagira inama ibintu babirakariyemo babigize personal wese kubirakariraho birababaje urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu ariko nitwe turi kubyica nta nama nenda kugira umuntu wumva yuko ashobora gutanga ifoto yiwe yambaye ubusa kubera yuko ibyo ari byo byose uri umuntu mukuru uzi ubwenge uzi yuko ifoto ni ikintu kidasaza uyu munsi ushobora no gushaka ifoto yawe ufite imyaka 2 ukayibona ahubwo banza umenye ngo iyi foto ngiye gutanga irabora iyi foto izavaho numara kumenya yuko ifoto idasaza banza utekereze ku mafoto wifotoza umenye agomba kuguma iwawe nayo ugomba gusharinga abandi nicyo kintu kizagufasha mu buzima ibyo ngibyo nutabitekerezaho cyangwa ubyiteho niho hahandi nyine uzifotoza ifoto uyu munsi nyuma y'imyaka 10 ikagukurikirana ikaguteza ibibazo nekereza yuko ntago nakugira inama yo gusohora amafoto yawe wambaye ubusa kubera yuko usibye no kuba wenda atari n'umuco nta no kwiyubaha kurimo ubusa bw'umuntu se cyangwa ubwambure bw'umuntu ni ibanga rye niyo mpamvu umuntu nyine ashaka umugore umwe cyangwa umugabo umwe akaba ari we basharinga ubwambure bwabo nta wundi nibyo tugomba gutekereza hirengeye kuko
ubuzima bwacu ni nk'ishashi reba ishashi irimo umwuka ushobora kubifata nabi akantu gato cyane nk'agashinge kajomba ku igipirizo cyangwa ishashi irimo umwuka kigahita kibaze nticyongeye kugira akamaro so dufate ubuzima bwacu neza twiyubahe kugira ngo tunakoreshe igihe neza reka nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda